Nuko dutangiye filimi yacu y'uno munsi tuyitangiranye n'umwana wari uri ahangaha ndetse n'umukozi wari urimo kwibyinira yiyumvira indirimbo n'umuziki ariko nyine ubona yuko anezererewe n'umunsi wiwe. Ahangaha nyine yarimo gukora amasuku yiwe nk'uko nyine bisanzwe hari mu masaha ya kare cyane rwose nko mu masaha y'isaa sita cyangwa saa tanu. N'umwana nawe ari ahangaha arimo gukinisha igipupe cyiwe nyine ari hejuru kuri etaje niho arimo gukinisha umwana wiwe nyine ari we gipupe. Hano hari n'abandi bari barimo barasomana, basi uko basomana n'umwana ari gukora ibye ndetse n'umukozi ari gukora ibye. Umwana rero igipupe cyiwe cyaguye hasi kiragwa aravuga ati kama mbaye uko biri kose wa gipupe we ntago nakureka. Umugore yibereye hano ntazi ko umwana yasohotse, umugore nyine ari kwisomanira. Muri ako kanya wa mwana turamubonye ahanutse muri etaje aguye mu ndobo, ya ndobo nyine bashyiramo imyanda. Urabizi abakiriya bazifite nyine bakazitereka aho ngaho bakagenda barundamo imyanda bakazaza nyine kuzibitwara. Uyu nguyu yari arimo kwibyinira rwose abona yifitiye umunezero ashyizemo, ariko mu by'ukuri nubwo asizemo ntabwo abonye ikirimo kandi twe twabibonye nyine. Umwana yaguyemo, umwana yanutse hejuru muri etaje agwamo, ariko uno mukozi ntabwo yigeze abibona nta nubwo yamenye yuko umwana yigeze ageramo. Ndetse n'uno mwana rwose nta nubwo yigeze arira ngo atabaze, ashoboye kuba yarize nyine kare abonye nawe uza kumufasha nyine aricecekera yikomereza ibye. Uyu nguyu yaratwaye akomeza atwaye imyanda. Muri ako kanya bahuye na papa w'umwana aramubwira biteze, aramubwira ati meze neza rwose boss, ati wowe umeze ute kutashye kare? Uyu nguyu aramubwira ati boss rwose ni amahoro. Uyu nguyu aramubwira ati ati ni byiza cyane ubwo umeze neza, ati ese n'umubebe ameze neza? Ariko muri ako kanya abangaba bari bakirimo gusomana, bishatse kuvuga ngo uno mugabo ntabwo ari we uno mugore, uno mugabo aca umugore, uno mugore aca inyuma umugabo wiwe. Uno mugore yahise yumva umuntu avuze nyine avuga ati uwo muntu ko numva avuze ijwi nkaba ndizi yaba Jera, yaba ari we. Arebye hasi abona koko ni umugabo urimo kuvuga. Uyu nguyu aramubwira ati rwose ati bebe na mama we bameze neza bari hariya mu nzu, ati rero icyo wowe ugomba gukora ni karibu rwose boss nati nta kibazo rwose, umunsi mwiza, komeza akazi kawe. Uyu nguyu yikomereza akazi ke nyine arakomeza aratwaye. Kandi mu by'ukuri twe turabibonye uyu nguyu afite umwana kandi aravuze ngo umwana ngari kumwe agameze neza, ngari kumwe na mama we hariya. Ese koko uno mwana ameze neza? Ese koko ari kumwe na mama we? Ko twabonye ko mama arimo kwisomanira. Ese ino filimi iraza kurangirira hehe? Uno mwana azongera guhurira hehe n'ababyeyi be? Ko tubonye uyu nguyu yamujyanye kandi amujyanye nawe atabizi, atazi yuko rwose hari mu mwana. Ese ino filimi iraza kurangira gute? Biraza kurangirira hehe? Wowe icyo nagusaba urebe neza witonze, ntabwo ari ndende cyane ariko nyine ugomba kwireba neza witonze ukaza kumenya uko biri buze kurangira. Uyu nguyu rwose abiteretse aho ngaho arangije arigendera. Yaje yirukanka aravuga ati rero umugabo wanjye araje kandi adusanganye byaba ibibazo, ati ahubwo ikintu ugiye gukora genda wihishe mu cyumba, ati kwa yuko aramutse aje agasanga bimeze gutya byaba amahane ntabwo byavamo. Ati rero wowe icyo ugomba gukora ni uko ugomba kwihisha hakiri kare kuko aramutse agusanze ahangaha byaba bibi. Uyu nguyu ati se ndihisha hehe? Amubwira ati yewe wowe genda mu cyumba, ati wowe genda mu cyumba ureke gukomeza umbaza ibintu byinshi. Uno mugore bishatse kuba nyine aca inyuma umugabo wiwe, nuko ko yakingiranye umugabo, ariko umugabo ntabwo tubizi niba ari buze kubasangana. Mu by'ukuri umugabo aravuze ati sinzi ikintu kimugaruye mu rugo, yari yagiye mu kazi. Ngo nahamagara mugenzi we nyine aramubwira ati ngwino umugabo yamaze kugenda, ati tube twiryohereza nyine umunsi uburangira. Arangije yaraje aricara yimeza neza ameze neza. Ese niyo mpamvu umugabo agarutse hano mu rugo? Kuki uno mugabo nyine aje ahangaha? Tugaruke yandi basize imyanda, umugabo nyine bandi babishinzwe yaraje aragiterura, niko kazi kabo nyine.
nuko nyine nibyo baba bashinzwe, nta kandi kazi bano baba bafite nyine ni ukuza bareba imyanda y'abakira akaba ariyo batwara nyine bagashakisha ahantu bajya kwijugunya. Uyu nguyu turabibonye aragitwaye nawe ntabwo arebyemo, we yahise aterura arigendeye. Kandi mu by'ukuri twebwe ikirimo hano turakizi, harimo imyanda ariko harimo n'umwana. Ese uno mwana azagaruka iwabo? Ese uno mwana azongera guhura n'ababyeyi be cyangwa biraba birangiye? Ese amaherezo y'uno mwana azaba yahe? We cyo ngusaba no kuri no filime nyine ukayireba neza witonze ukazamenya finali. Abangaba bagiye nyine aho habugenewe bajugunya imyanda niho bagiye, ndetse naho bajyanye wa mwana. Uno mwana akaba aragiye akabatandukanye n'iwabo bakamujyanye mu myanda, kandi umwana ntabizi n'iwabo ntibabizi. Twabonye ko nta muntu n'umwe wabigizemo uruhare kugira ngo uno mwana abe yagenda. Hano umugabo yaraje, umugabo ati urakaza neza cyane rwose mugabo wanjye, atumeze neza se? Umugore ati ameze neza rwose, ati rwose ati ni karibu cyane, aturisanga. Uyu ngabo ati ni byiza cyane rwose kumeze neza. Aramubwira ati none se kuko kuba uri kumwe n'umwana, umwana ari hehe? Uno mugabo ati umwana ati nyine buri gihe yonje ngo usanga uri kumwe n'umwana wanjye. Ati none umwana sindi kumubona, umwana yaba ari hehe? Umugore aravuga ati ati se wamugara umwana ari hehera? Aravuga ati ariko uko biri kose umwana ari kumwe n'umukozi hanze. Ati none se harandi yaba ari? Ati urabizi nyine kano kana kacu gakunda gukambakamba nyine kazerera mu nzu yose. Ati ubu ngubu kari kumwe n'umukozi. Umugabo ati umukozi? Ati umukozi kandi ari wumbwiye yuko ari wowe nyine muri kumwe. Ati musanze hanze hariya ari gukora amasuku nyine. Ndamubaza ati umwana na madamu barihe? Arambwira ati muri kumwe rwose, umwana ameze neza ndetse nawe umeze neza muri kumwe. Bishatse kuvuga rero ko utazana umwana wanjye ari, kandi umukozi ambwiye yuko uri kumwe n'umwana wanjye. Ngambwa ati ariko rwose sheri nawe ntugakabye, none se ubwo ibyo by'umwana urabimbaza ngenda bizi? Ati ngiye ko nari nibereye hano nyine musize hariya hanze, buriya nyine yagiye. Ati umuretse naza gushaka ari buze kugaruka. Uno mugore nta nubwo iby'umwana byitayeho rwose habe na gatoya. Uno mugabo ambwira ati ariko se wa mugore we, uriya mwana niba ataruwaye bivuze ko utanamukurikirana ngo umenye nibura n'ahantu umwana ari? Umwe ati ariko rwose nshye nawe ntugakabye, atabura kuza unyishimiye tunenjoyinge nyine nk'abantu bakundana. Uyu nguyu ambwira ati nenjoyinga njyewe kanjye kwishakira umwana usigare wenjoyinga wenyine, ibyo kwenjoyinga simbyitayeho. Umugabo yatangiye nyine kugira ikibazo, agenda areba ahamagara umwana we amubwira ati uri hehe mwana wanjye, ko narimo kukubona nyine urabizi akana gatoya nubwo wagahamagara gute ntabwo ashobora kukwitaba kuko nyine kataba kazi kuvuga, ariko wenda agiye kakumva kakaza nyine gakambakamba kishimye. Ariko uno mugabo ari gukomeza ashakisha areba yuko yabona umwana we, areba yuko nibura umwana wiwe yamubona. Ari kugenda areba ati ubu yaba arangaha, ati umwana wanjye yaba agiye hehe? Umwana wanjye ko nzi ko atazi kugenda, umwana wanjye ko nzi ko akambakamba gusa atazi kumanuka amasikariye, umwana yaba agiye hehe? N'umugabo yakomeje rwose arashakisha ahantu hose, agenda ashakisha ntako atagize. Urabona inzu yose yayijagajaze, niho bakene baba bafite ibikizu kinini kirimo ibyumba byinshi cyane. Muri ako kanya akomeza ahamagara umwana we, umukozi yaraje arangije amubwira ati rero umwana wanjye ndamubuze. Ati umwana wanjye yagiye hehe ko umwana wanjye namubasigiye wowe na madamu, none umwana wanjye nkamushatse nkabamubuze inzu yose, umwana wanjye ari hehe? Muri ako kanya ari kuvuga uko n'umugore we yaraje nyine arambwira ati ariko umwana uri kwirirwa uvuga ubundi uwo mwana ko numva yazanye akavuyo muri uru rugo, uwo mwana uri gushaka n'umubone, uwo mwana azi kugenda? Uwo mwana ndi kumva uvuga ngo umwana uwo mwana katazi kugenda yaba yavuye hano gute? Kuki urimo ukomeza ibintu wa mugabo we? Wowe mwana menya yuko ahari, niba adahari ubwo sinzi umujyanye. Ati ubwo wabona ari uwo mukozi umujyanye? Ati kuko umwana bari ahangaha. Ati umwana ntazi kugenda, niba atagenda hari umuntu uko bikose umujyanye. Uyu nguyu ati se uwo muntu waba winjiye mu gipangu kingana gutya ninde? Ni muntu ki? Ubwo nawe
uramuzi ushobora kumumbwira. Umwe aramubwira ati reka dukomeze dushakishe, ntawamenya wenda abana barakubagana, hari igihe yaba ari no mu byumba, ati ngiye kumushakisha kandi ndamubona. Uyu nguyu atangiye nyine arashakisha, ariko umugore ntacyo mubwiye rwose, n'umugabo agashaka. Wibuke umugore yifitiye ikibazo nyine cy'umuntu uri mu nzu kandi bitazwi, mu buryo butazwi, nibyo yitayeho, nibyo asizeho umutima, ariko ibindi by'umwana rwose wapi ntabireba, nta nubwo abyitayeho habe na gatoya. Uyu nguyu rero arakomeza avuga ati mana yanjye, ati si uno mwana yaba agiye hehe nyine. Uyu nguyu yakomeje gushakisha, agenda ashakisha, nawe ahamagara umwana wabo nyine, bakomeza bamuhamagara, ati ariko wa mwana uri hehe, bakomeza bamuhamagara, ati uri hehe, ati uri hehe. Umwana wabo nyine yitwa Roberto, bari kumuhamagara, Roberto uri hehe. Roberto nyine ntazi kuvuga, ntazi kugenda, gusa icyo twabonye twebwe twakibonye, ariko bano niba bizi nta n'umwe urabimenya. Uyu nguyu ageze muri cya cyumba, mu kukinjiramo nyine abahuye n'umuntu, ndebere aramubwira ati ati wibeshye uvuge, aturambona utaneza bosi wawe, ahubwo ceceka rwose, ntugire ikintu na kimwe uvuga, ahubwo kinga, nakubwiye ngo kinga ugenda ukomeze gahunda zawe. Uyu nguyu yarumiwe aranikanga, ariko nyine nta mpamvu yo kujya umukozi ajye mu bitamureba, akazi ke nako gushaka umwana. Umugabo yakomeje rwose n'ungahamagara ati Roberto mwana wanjye kuko uri hehe, ati uri hehe. Uno mwana twabibonye yitwaga nyine Albertina, ariko bano bakajya babihina bavuga ati Roberto nyine barimo barahamagara barebe yuko babona umwana, ariko umwana wabo nyine bamubuze. Uyu nguyu akomeza amubwira ati ariko umwana wanjye ko mbizi neza yuko ahari, ati wowe ibintu uri kumbwira ntabwo ndimo kubyumva, nakubwiye ngo niba umwana adahari hari umuntu umutwaye, niba rero adahari ubwo wabona nyina yaje akamujyana, bigaragare yuko uyu nguyu atari na mama w'uriya mwana. Yambwiye ati se niba nyina yaje akaba yamutwaye, ikindi uri gushaka ni igiki? Ati buriya nyina yamujyanye. Ati none se waba wamubonye nyine nyina amujyana? Aramubwira ati umwana wanjye nyina yaba yamujyanye. Uyu nguyu akamubwira ati rwose nyina yamujyanye, ati rero ntabwo ibyo ngibyo bindeba, ati nta kibazo niba mama we nyine yaje ukamwibonera n'amaso yawe, ariko niba utigeze umubona harimo ikibazo. Njyewe icyo ndi gushaka ni umwana wanjye, kandi nkamushaka ari muzima, arajyamuka agize ikibazo na kimwe. Uburangare bwawe ntabwo ndi bubwishingire, uraza kubihanirwa kandi by'indengakamere. Uno mugabo nyine wabona ariyo mpamvu yari yitahiye mu rugo, yumvaga atameze neza, aje kwiruhukira, aravuga ati ariko waba nigendeye mu rugo. Muri uko kugera mu rugo nyine batangiye guhura n'ibyo bibazo byo kubura umwana. Umugabo yashakishije umwana we, bakajya bahamagara abangaba. Uyu nguyu rwose arimo no kubyitaza, nashaka no kubyumva, ataho kugira ngo urebe umugore wawe mwiza w'igitangaza uri kuza wirirwa umubaza umwana. Ese uriya mwana adahari katari n'uwanjye nawe, hari ikibazo ko njye nawe tuzabyara n'uwundi mwana? Ati niba nyina yaje akamutwara ntacyo bivuze. Ati rero wowe icyo ugomba kumenya ni uko nanjye mari, kandi nanjye nyine wabizi yuko ngomba kuzakubyarira, nkakubyarira umwana mwiza, njye nawe tukabaho twishimye. Ariko ibyo ariko mbwa byose no mugabo ntarimo kubyumva, nta nubwo abikeneye. Ndetse n'uyu mugore nyine abonye umugabo atari no kumwumva, ahitamo kwigena, avuga ati kanigende, ndabona utananyitayeho, utari no kumana umwanya wawe. N'umugabo cyakoze yararakaye, arabona nyine umugore nta kintu na kimwe yitayeho. Mw'abantu mwe mujya gushaka abagore ba kabiri, abagore ba mbere mukabatisha agaciro, mukabereka yuko nyine mutari ku rwego rumwe, ubundi uzazana azaza ari rurangiza. Uyu nguyu yataye umugore wa mbere, ashaka wa kabiri nyine, none reba ibyo wa kabiri amukore, nta nubwo umwana yamwitayeho, nta nubwo ashaka no kumumenya. Umugabo yakomeje arashakisha nyine, aravuga ati nta kundi ngomba gushaka. Uyu nguyu nawe aza ahangaha aravuga ati ibintu bya hano bana njye ntabwo mbyitayeho, ahubwo icyo nitayeho ni ukumenya se umuntu wanjye arahari,
ese koko aracyahari cyangwa baba bamubonye? Nabyo bikazana ibindi bibazo. Urabizi yuko nyine umugore twayitangiye ari gusomana n'undi mugabo kandi uwo mugabo atari umugabo we. Niyo mpamvu rero yamujyanye mu cyumba ajya kumuhisha. Ahangaha yaragiye ajye kureba neza niba agihari, akajya amuhamagara ati uracyahari? Arebye abona nyine aracyahari. Ambwira ati nta muntu wakubonye? Ambwira ati wapi? Ambwira ati rero ngwino nkwereka ahandi hantu uca. Ati ngwino vuba vuba umugabo wanjye ataza arimo gushakisha umwana ataza gusanga muri iki cyumba. Umugore yaramuzanye hano amwirukankana amubwira ati mbabarira rwose uze wiyerandishaho ukuntu umanuka ahantu ugenda ugera epfo hariya, wibuka nyine ni hejuru kuri etaje kandi agomba kugenda. Umugabo avuga ati se urabona ahantu namanuka gute wowe utagira n'impuhwe? Ubwo se manutse rero nkafunika amaguru urumva nagera hasi? Umugabo nta kindi yakoze nyine yavuze ngomba kugenda, nta kundi. Iyo uri w'abandi nyine uba uri w'abandi ni w'abandi si wawe. Niyo mpamvu rero ugomba guhuramo n'ibintu utiteguye, ukwiye nyine kugishakisha nibura ahantu umusohokana ariko utagiye mu rugo rw'abandi. Uyu nguyu rero agiye gusimbuka hariya kuri etaje, aramubwira ati rwose genda vuba vuba umugabo wanjye ari gushakisha umwana ataza kubura umwana akaza muri icyo cyumba akaba yakubona. Uyavuze ati rero reka mbanze ino koti imbanzirizeyo aba ariryo ngwaho wenda ndiryameho n'amabuye nanyice. Arangije avuga ati uko biri kose ngomba kumanuka hano. Agomba kwiranja nk'umugabo, nuko nguko nyine bijya bigenda. Ugasaba umuntu yagiye ari muzima ariko atashye acumbagira, ukibasa no muntu yabaye iki. Muri ako kanya kimara gusimbuka umugabo nawe yayisaza areba hahandi wa mugabo yarari. Bishatse kwanga iyo aza areba kuri runo ruhande ari bube yamubonye, ariko yaje areba hirya ntiyamubona. Ni kwa kundi nyine ngo Imana ireberera imbwa ntihumbya. Uno mugabo neza bakinjira uri amaze gusimbuka, ariko uno mugabo ntabwo ibyo abyitayeho, ahubwo yitaye ku mwana we. Umwana we uri kugenda nyine yabuze, umwana we rero niwe wenyine ari gushyira imbere, abandi ntabwo ibyo abyitayeho. Uyu nguyu yaje yirukanka muri uko kwiruka yarikanze, ariko uwo yikanze koko nibyo yarikanze, ariko yari yikanze umuntu. Uyu nguyu ambwira ati wowe uri gukora icyangaha? Uyu nguyu ambwira ati nyine narinje ahangaha nanjye. Ati wowe uri gukora icyangaha? Ati nanjye sibyo nibiki? Ati ndi kukubaza woje gukora icyangaha. Uyu nguyu atangira kwisobanura ati ntacyo utariko. Uyu nguyu ambwira ati sabye reka tube tubiretse. Ati mfasha nibura turebe yuko nabona umwana wanjye. Ati umwana wanjye yabuze kandi rwose ndi kumushaka ku buryo bukomeye ndetse bunarenze. Ati nibura mfasha ibindi tuzabisubiramo nyuma. Ati nibura ngwino mfashe dushakishe muri ino nzu yose ndetse no hanze dushakishe. Uyu nguyu ambwira ati nta kibazo rwose, urabizi kuri inshuti yanjye nta mpamvu yo kutagufasha. Ati ibyo byoroshye. Uyu nguyu ambwira ati rwose urabungiriye neza. Ati ubu uri bubone umwana wanjye ndibuze kumuhemba ku rwego rushimishije ndetse azishima bikomeye. Mbwa ati nta kibazo, noneho tugende dufatikanye turebe yuko twese twamubona. Tudatinze rero turabona ahangaha barimo baratwereka umugore wari urimo kwigendera ari ahantu mu cyaro. Uno mugore nta kandi kazi agira, nako kugenda ashakisha bya bintu nyine bagurisha ku muhanda, agenda areba ibyuma nyine bya bindi byose nyine namwe murabizi, agenda areba uducupa, areba ibiti nyine ibintu nk'ibyo bajyana bagakura mu myanda bakajya kubigurisha bakaba babona amafaranga. Nibyo yari arimo kugenda areba. Umugore uko agenda areba agenda yegera, hari icyo yabonye ka kana karyamyemo hahandi. Arakabona aje avuga ati mana yanjye ubusaka kana koko karyamyemo hano, ubu no mwana uba ari kuzira icyangaha. Ati se umuntu wazanye umwana akifata agafata umwana we akamushyiramo hano? Ati mbega umuntu utagira umutima. Umugore amubonye abona ni icyana cyiza cyane, akibwira ko mama ese iki bebe koko ati cyitwa nde koko mana we? Ati mbega icyana cyiza. Ati yo, ati naye nashakaga umwana uzajya unganiriza uzajya umara irungu.
Marirungu ati wowe niwe mwana nashakaga ati none disi ndakubonye ati mbega ati wowe rero ngiye kukujyana mu rugo tubeho twishimye tunezerwe ujye Marirungu ujye unganiriza undebera umugore utagira umutima mubi agiye gutwara umwana utari uwe ndetse nta nubwo aza uwamusizemo ariko amubwira ati ngiye kugutwara mu rugo uzajya Marirungu ndetse n'akazi akora turakabonye ni akazi kabi cyane akazi kadafatika nyine kakandi bataguha amafaranga menshi ngo ube wabona amaramuko niko kazi akora ariko ntabwo yiteye ku byo akazi akora ariko uvuga ati mbega iki bebe cyiza ati ngiye kugutwara ati use nta nubwo ushonje ati ngiye kujya ngo amata atunywe wishime unezerwe ati kubera yuko nyine nanjye Imana iransubije ati ariko mana we ati urakoze cyane kuba unyihereye cyane cyiza ati cyana ni cyiza cyane ati suba mwana wenda kwita nde koko ati nakaye kaze nakeza ndi bukwitera ati tugenda gatekerezaho nitugera mu rugo ati niko ndi buze kugatekerezaho uno mugore nyine turabibonye kuno mugore yitoreye akana ariko ino ni pati ya mbere ndaza kwategura pati ya kabiri nyibahereze vuba bidatinze wowe icyo usabwe ni ukora subscribe like share ndetse na comment kugira bitazajya bigucaho ubirebere ku gihe